Ni ikiganiro gikomeye cyane Patrick Muyaya yagiranye n'ikinyamakuru TV5 Monde, aho yagarutse nanone ku bibazo bikomeye cyane biri mu karere, by'umwihariko akaba yongeye kwibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane, ananyomoza ibijyanye na FDLR. Akaba yongeye kuvuga amagambo abaje cyane kuri FDLR nk'uko tugiye kubigarukaho. Usibye ibi bya FDLR ndetse n'ibindi bitandukanye, yavuze ku kuba u Rwanda rutaratumiwe mu bihugu 55 byagiye mu nama y'amabuye y'agaciro, avuga ko u Rwanda rutazatumirwa kubera kwiba amabuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi. Yanagarutse no ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye guhangana n'u Rwanda, by'umwihariko ku mukandida bazashyiraho uzahangana na Louise Mushikiwabo mu kuyobora Francophonie. Louise Mushikiwabo umaze manda ebyiri n'ubundi ayobora Francophonie, aho manda ya gatatu agiye kwiyamamaza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwemeza ko izatanga kandidatire kandi yiteguye guhangana nawe, nk'uko mugiye kubyumva mu gasuzuguro gakomeye cyane. Uyu Patrick Muyaya ni amagambo ababaje yakoresheje. Reka dukurikirane iyi nkuru yose uko yakabaye, iki kiganiro cya TV5 Monde. La République démocratique du Congo vit un paradoxe. Sur le papier, des accords de paix, des négociations en cours, des promesses. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu rujijo rugaragara. Ku mpapuro hari amasezerano y'amahoro, ibiganiro birimo kuba n'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyiriweho umukono i Washington, ndetse n'ibiganiro biri kubera i Doha. Ariko ku butaka ukuri ni ukundi rwose, imirwano ntiyahagaze, ahubwo yarushaho gukaza umurego. Ni muri urwo rwego twakiriye uyu mugoroba Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo. Patrick Muyaya, mwiriwe neza, ikindi kandi mwakoze kwifatanya natwe. Patrick Muyaya ati mwiriwe, murakoze. Umunyamakuru ati none se i Doha mu kwezi k'Ukuboza hasinywa amasezerano ya Washington, hakurikiraho ibiganiro bya Doha bikomeje muri Qatar, n'impande zitandukanye, ariko ku butaka nk'uko nabivugaga nta mahoro araboneka. Mwasobanura mute iryo tandukaniro riri hagati y'amagambo n'ukuri kugaragara? Patrick Muyaya ati ntekereza ko iki kibazo kigomba kubazwa Perezida w'u Rwanda, se wa M23, kuko nk'uko mubizi igitekerezo cyose cyo kugarura amahoro gihabanye n'inyungu ze z'ubukungu. Impamvu nyamukuru y'iyi ntambara ni ugusahura umutungo. Mu minsi ishize mwabonye ko ibinyoma byose byakoreshwaga mu kwitwaza kuba hari ingabo z'u Rwanda byagiye bisenywa kimwe ku kindi. Ikindi kandi we ubwe yaje yemera ko ubutegetsi bwe bushingiye ku binyoma, ariko bemeraga ku mugaragaro ubufatanye buhari hagati y'u Rwanda na M23. Mu by'ukuri ni umubano wa se n'umwana. Niyo mpamvu bigaragara neza ko niba hari urugomo rukomeje uyu munsi mu burasirazuba bwa Kongo, biterwa n'ubushake bwa Perezida w'u Rwanda ukomeza kugaburira umwana we M23, agamije gusa gukomeza igikorwa cyo gusahura umutungo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Umunyamakuru ati mbere yo kongera kuvuga ku Rwanda, mwabivuze mu mpera za Mutarama, u Rwanda rwemeye ko rufitanye ubufatanye mu by'umutekano na M23. muri mwe mwabisobanura iki? Ni iherezo ry'uburyarya? Patrick Muyaya atereka mbabwire, ikibazo si ukumenya niba twari tuzi ko u Rwanda ari ubutegetsi bushingiye ku binyoma. Uyu munsi ibihugu byose byo mu muryango mpuzamahanga byari bisanzwe bibizi. Ubu noneho ko hari ukwemera ku mugaragaro mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga, ni ngombwa ko hafatwa ingamba, cyane cyane ko uretse ibyo twabonye nk'uruhare rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Emiri wa Qatar mu nzira zitandukanye zo gushaka amahoro, bakomeje gukora ibyo batagomba kuba bakora. Iyo twicaye ku meza muganira mugamije kugera ku mahoro, mwicanye nabo ntimukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane mukoresheje drones za kamikaze cyangwa ibikoresho bidasanzwe by'intambara, cyane cyane iyo bigabwa ku basivile, abagabo n'abagore. Uyu munsi dufite abantu 300,000 bahungiye mu Burundi, abarenga 1,500 bamazwe kwicwa, ndetse n'abana 12,000 batagifite imiryango yabo. Murabona uburemere bw'akaga katewe na Perezida w'u Rwanda n'abamufasha. U Rwanda rero by'umwihariko ubutegetsi bwa Kigali busobanura ubufatanye bwarwo na M23 bushingiye ku kuba hari ingabo za FDLR ku butaka bwa Kongo.
umunyamakuru ati ese ntimubona ko ari igihe Kinshasa igomba guhagarika ubufatanye ubwo ari bwo bwose butanga impamvu zo kwitwaza ku butegetsi bwa Kigali? Patrick Meya ati ibyo nabyo ni ikinyoma kindi, ni urwitwazo rwasubiwemo. Niba nanone perezida w'u Rwanda ubwe aherutse kwemera ikinyoma yari yaravuze ku bijyanye no kuba hari ingabo ze, dushobora gusobanukirwa neza ingamba zikurikiraho. Niba twaragiye i Washington tugasinya, nuko twumvikanye ku mugambi ugenzura ibibazo byose. Twashyizeho umurongo ngenderwaho watumye amakipe atangira gukora, cyane cyane mu rwego rw'uburyo butandukanye bwateganyijwe n'amasezerano kugira ngo ibyo bibazo bikemurwe. Ku kibazo cya FDLR twe twakoze uruhare rwacu kandi u Rwanda ari rwo rwonyine kandi ubu bigaragara ndetse byemejwe n'umuhuza w'umunyamerika ko rukomeje ibikorwa byarwo. Murebye byatangajwe na ambasaderi wa Amerika i New York hamwe n'abandi bayobozi b'abanyamerika, biragaragara ko u Rwanda ari rwo kibazo gituma amahoro atagaruka vuba mu burasirazuba bwacu. Umunyamakuru ati ku butaka abanyamuryango benshi, abaturage benshi b'umuryango w'abanyamurenge mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko babayeho mu mutekano muke kubera ibisasu bagabwaho muri mwe. Ese ibyo batinya ntibifite ishingiro? Patrick Meya ati ibyo nabyo ni ikindi kinyoma. Mvuye i Washington nagize amahirwe yo kuganira n'urubyiruko rw'abatutsi b'abanyamurenge bariyo, banagize amahirwe yo kongera kuganira na perezida wa Repubulika. Ni ngombwa kubumva. Icyakora ntushobora gukora ubwicanyi witwaje ko urimo urinda umuryango runaka. Abaturage babanza guhezwa n'u Rwanda rubashyira mu kaga, rubereka ko ari nk'abanzi b'imbere y'indi miryango. Natwe dufata ingamba by'umwihariko binyuze muri Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru. Twitondera ko amagambo atangazwa ku mugaragaro aba amagambo ateza ubumwe n'ubudaheranwa bw'igihugu, kandi ukwiyemeza kwa perezida wa Repubulika uhora ahura n'abagize uwo muryango ni ikimenyetso cy'uko kuri twe ndetse no ku baturage abo muri ubwo bwoko bwabo ari ngombwa gukomeza kwitanga kugira ngo urwitwazo rw'u Rwanda rutazongera kubaho. Abanyamurenge bafite umwanya wabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, si mu Rwanda. Umunyamakuru yakomeje agira ati reka dukomeze tuvuge kubiri kubera ku butaka mu burasirazuba bw'igihugu cyanyu. Ikibuga cy'indege cya Kisangani kibamo igice cy'ingabo z'ikirere za Kongo cyagabweho igitero cy'indege zitagira abapilote drones. Ibyo byabaye mu mpera z'icyumweru gishize kandi M23 niyo yiyemereye icyo gitero. Kuki muvuga kuri M23? Mureke mbaze ikibazo cyanjye. Ese ibi ni ukwagura biteye impungenge intambara irimo kuba? Patrick Meya ati reka mbabwire, tuzi imigambi ya se u Rwanda n'iy'umwana we M23 kandi igitero kuko ikibuga cy'indege ari intego ya gisivile mbere na mbere kiri mu murongo w'ibyo twabonye Uvira, ni imyitwarire y'iterabwoba. N'ubundi itangazo ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ribivuga neza. Ku ruhande rwacu twafashe ingamba kuko tuzi imigambi yabo kugira ngo turinde abaturage bacu, kandi izo drones zose ntizageze ku ntego bari biteze, bitandukanye n'amatangazo y'ibinyoma batangaje. Umuyobozi w'ikiganiro umunyamakuru ati ese ni ukwagura biteye impungenge intambara? Patrick Meya ati tuzi imigambi yabo, ntabwo ari ugushaka gusa kugeza intambara Kisangani. Tuzi mu rugero runaka imigambi yabo, ariko bahura ni ibibazo bikomeye cyane imbere yabo, n'ihagarikwa rikomeye riyobowe na perezida wa Repubulika n'abanyekongo bose, kandi ibyo ni ibigeragezo bigenewe kuri bo gutsindwa. Umunyamakuru ati ku bijyanye n'ikiganiro gishobora guhuza abanyekongo ubwabo, mwaba mwiteguye gushyiramo ibice byose by'umuryango w'abanyekongo? Pardon, umuryango w'abanyekongo harimo na perezida Kabila wahanishijwe, ndabyibutsa, ibyaha by'intambara n'ubugambanyi. Patrick Meya ati reka mbanze mbivuge mbere yuko tugera kuri dialogue cyangwa ibiganiro. Kuri twe hari ibisabwa by'ibanze. Niba nemerewe kugereranya, dufite ibiganiro na se u Rwanda i Washington, ni ibiganiro n'umwana M23 i Doha.
ntimukibagirwe ko inkomoko y'iki kibazo ari ikibazo cy'umutekano mbere na mbere. Kuri twe uyu munsi hari umurongo utarengwa. Ntidushobora kugirana ibiganiro igihe ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwacu, igihe hatarabaho guhagarika imirwano byemezwa kandi bigasuzumwa mu buryo bugaragara, ndetse n'igihe ibyo twiyemeje mu nzego batazaza nk'abafatanyacyaha, ahubwo bazaze mu bwisanzure busesuye kuganira hagati y'abanyekongo. Ibyo biganiro bikazabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bikazaba hagati y'abanyekongo. Umunyamakuru ati hanyuma umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa francophonie azatorwa mu kwezi k'Ugushyingo gutaha mu nama rusange ikomeye y'uyu muryango izabera muri Cambodia. Ese mwemeza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izatanga umukandida? Patrick Meya ati birumvikana. Ntekereza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite uburenganzira busesuye nk'igihugu gifite abaturage benshi bakoresha igifaransa kurusha ibindi bwo gutanga umukandida. Atese mwaba muzi uwo mukandida uwo ari we? Patrick Meya ati ntekereza ko igihe nikigera umwirondoro uwo mukandida uzatangazwa, ariko icy'ingenzi kumenya nuko bijyanye n'igifaransa n'umuryango wabyo dufite umushinga, dufite ubushobozi n'inyungu nyinshi ejo hazaza h'igifaransa hari cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane urebye umubare munini w'abagikoresha. Dufite imigambi kandi twizeye ko igihe nikigera binyuze muri kandidatire yacu tuzafatanya n'ibindi bihugu bigize uyu muryango tugatanga imbaraga nshya n'icyerekezo gishya kuri iri shyirahamwe mpuzamahanga. Bamwe mu basesenguzi batekereza ko kandidatire ya Kongo ishobora kuba igamije mu buryo runaka kugabanya cyangwa guhinyura indi kandidatire ishobora gutangwa n'u Rwanda, ariko icya mbere gikwiye kwitabwaho nuko ku ngingo zimwe na zimwe, cyane cyane iyo tuvuga ku rurimi rw'igifaransa cyangwa ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi ku rwego mpuzamahanga, u Rwanda ari igihugu kiri ku ruhande kitagomba mu by'ukuri kugira ijambo rikomeye kuri urwo rwego. Uyu munsi rero iyo urebye aho abavuga igifaransa bari n'ahazaza h'ururimi bigaragara neza ko bishingiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twebwe tuzaza dufite umushinga wacu udafiteho uhuriye n'ibiri kububu, kuko twemera ko ari ingenzi kubaka imikoranire, guha urubyiruko rwacu icyerekezo no gutera imbere. Iyo tuvuga ku Rwanda ngo dutange urugero rwihuse, twavuye Washington aho habereye inama yahuje ibihugu 55 mu bihugu byatumiwe kugira ngo biganire ku mabuye y'agaciro y'ingenzi ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda ntirwari mu byatumiwe kandi nirushobora no gutumirwa. Suko musahura, suko mubeshwaho n'ibikorwa byo kwakira no gucuruza umutungo wasahuwe ari byo bituma mutumirwa mu nama nk'izo. Umunyamakuru rero akaba yasoje ashimira Patrick Meya ati Patrick Meya turagushimira cyane kuba waje gusubiza ibibazo byacu uyu mugoroba ku bijyanye n'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Minisitiri mwirwe neza kandi murakoze. Patrick Meya ati ninjye washimiye.